Inzoka yishe umuntu mu murenge wa Mukura ho mu karere ka Huye. Inzoka n'ipusi byishe umudamu w'umwarimukazi arapfa baramushyingura. Ahagana mu masaha 11 z'umugoroba umwarimukazi yankurije ubwo yari avuye mu kazi k'ubwarimu yagiye gusenga mu cyumba cy'amasengesho hafi y'urugo rwe. Mu gihe uyu nyakwigendera yakirimo gusenga, umwana we yaje kumureba amubwira ko ahuye n'inzoka mu nzira nini cyane. Nyakwigendera yahise amusubiza ati mu gutaha ntuyegere kandi uhanyure wiruka cyane. Bikane ko uyu mubyeyi atari yakabyumvise cyangwa se yumvaga ari akayuka gatoya gasanzwe ko mu kigunda. Umwana mu gutaha yongeye guhura na cya kiyoka arirukanka nk'uko mama we yari yabimubwiye ndetse ntiyanacyegera. Umwana yageze mu rugo abibwira papa we ndetse n'abandi bana bari baraho mu rugo. Nyuma y'iminota mike cyane uwo mwana avuye kubwira mama we nibwo mama we yatashye avugaguzwa avuga ati cya kiyoka nanjye ndakibonye. Yahise yitura mu gituza cy'umukobwa arera ahita ahwera. Bamwe mu baturage bari aho icyo kiyoka cyari kiri ndetse n'uwo mudamu hafi y'aho atuye babwiye itangazamakuru ko icyo kiyoka cyahiriwe kuva mu gitondo kiri kumwe n'ipusi. Abakibonye kiza bavuze ko cyaje gishoreranye n'ipusi. Uko ipusi ibonye abantu ikiruka igakwepa mu kandi kanya ikagaruka kureba uko ikiyoka ubuzima bwacyo buhagaze. Gutyo niko byiriwe kugeza ubwo nyakwigendera bivugwa ko yakirenze agahita ahwera. Banavuze aba baturage ko bakomeje guhereza iyo nzoka induru ndetse n'icyo gipusi ariko ntihagire na kimwe kivaho ngaho ngo kigende burundu. Ikiyoka cyo nticyatinyaga, cyagumaga aho ngaho kimereye nka cobra, hanyuma ipusi igahunga mu kandi kanya ikaza kureba uko ikiyoka kimeze. Ibi ni ibiki banyarwanda? Aba baturage bakomeje bavuga ko mbere y'uko nyakwigendera ava mu mwuka icyo kiyoka iruhande rwacyo hari ibitonyanga by'amaraso. Ibyo si byari bitonyanga byavuye ku nzoka kuko nta gikomere iyo nzoka yari ifite. Bigaragara ko ayo maraso hari aho yari yaturutse. Kwihuse gato nyuma y'uko nyakwigendera yitabye Imana ya maraso yahise abura. Ibintu aba baturage bagarukaho bakavuga ko ibi ari amadayimoni. Nyuma y'uko uyu nyakwigendera rero abonye iyi nzoka agahita ahwera, abaturage bahise batabara bakora ubutabazi bw'ibanze kuko nyakwigendera yagihumeka akuka gake, bamushyira mu modoka bashyira nzira berekeza kwa muganga. Abari bari aho ngaho imodoka ikihaguruka ijyanye umurwayi kwa muganga, cya kiyoka ngo cyahise kikoramo umubare 8. Abazi umubare 8 muzi uburyo umubare 8 uba wizengurutse, niko iyo nzoka yabigenje. Hanyuma abari bari mu modoka uko bakagiye bahise bahamagara abasigaye aho bati umuntu arapfuye kararangiye. Ikiyoka ako kanya bakibivuga nacyo cyahise gipfa. Nta muntu wagikozeho, nta kugikubita, nta cyahise gipfa. Abaturage baraho bahamije ko nta muntu wigeze akubita iyo nzoka, ko iyo nzoka yahise yipfisha nyuma yo kwikoramo umubare 8 ndetse n'ibitonyanga by'amaraso byaraho bigahita bibura. Bati nta muntu wishe iyi nzoka. Nyakwigendera yashizemo umwuka, iki kiburagasa nacyo gihita gipfa. Aba baturage bavuga ko bagerageje gutwika iyi nzoka bakoresheje umuriro ndetse n'ibintu byinshi kugira ngo iyi nzoka ishye, ariko yanga gushya ndetse n'umubiri wayo ntiwatonyoka. Mu gukomeza kubakurikira iyi nkuru rero mu ishingurwa rya nyakwigendera habaye ibitangaza bikomeye. Uti byagenze biti? Mu gihe iyi nkuru yari itangiye gucicikana hirya no hino ku bitangazamakuru, umugabo utazwi yahise ahamagara nimero asaba ko bamuhuza na nyir'umuntu witabye Imana. Bamaze guhura kuri telefone amubaza niba bashobora kuba bafite amafoto y'icyo kiyoka akayifashisha, ndetse anamusaba ko yamwemerera akamwereka umuntu wahitanye umugore we. Ubwo umugabo wa nyakwigendera ahise abimwemerera ndetse n'umuganga aranzika. Bwa mbere yakoze ubufindo bwe arabukora niko kubona haje inzoka nyinshi aho ngaho live, mbese yifashishije ifoto ya nzoka yari iryamye hahandi yapfuye. Umusaza niba n'umugabo yahise ahamagara izindi nzoka ziraza nyinshi cyane, abwira ko izo nzoka zivuye aho iyo yindi yari yavuye ko bisanzwe bibana. Ibi bivuze ko aho icyo kiyoka cyaturutse ari naho izindi zaturutse ngo ndetse uwo muntu azoroye ari nyinshi. Yahise ababaza niba biteguye ko agiye kubereka umurozi muri karitsiye.
umuvuzi yarongera aratekinika mu bufindo bwe, niko kubona umugabo wasenganaga na nyakwigendera muri cya cyumba hahandi asohotse mu nzu yiruka atabaza ati ninjye nimumbabarire. Yaje abasanga asakuza cyane ati ninjye nimumbabarire. Abasenga musenge rero twajwemo kuko uyu mugabo yari asanzwe amaze iminsi myinshi ndetse n'imyaka myinshi asengana na nyakwigendera mu cyumba cy'amasengesho. Ushobora kwibaza utese barahanuraga kuki batamuhanuraga? Uyu mugabo w'umurozi nawe yari umuhanuzi ndetse ukaze cyane. Bivugwa ko uyu mugabo rero asengera mu idini ya ADEPR ndetse ko ari umukristo umaze igihe muri ADEPR. Wakwibaza utese ko bahanura bakavuga bati Imana iravuze, Imana ireretse, kuki iterekanye uyu murozi ufite inzoka zimeze gutya? Abandi bati uwo ni umurangi. Bavuga ko aba bantu b'abarangi ngo baba bafite imbaraga nyinshi zishobora gutuma bihishahisha kenshi mu bantu ntibababone. Tekereza niba nawe mu cyumba cy'amasengesho usengeramo harimo umurangi. Nta kuranzika abaturage bahutse wa murozi baramukubita hafi kumwica, kugeza ubwo polisi yaje irahagarika biranga, hafatwa umwanzuro wo kurasa amasasu kugira ngo bareke gukubita uwo murozi, ndetse banamukubitanaga n'umugore we. Bivugwa ko mbere yuko polisi za inkeragutabara zahageze ariko zikabura icyo zikora, kuko uyu mugore ngo yari akunzwe muri quartier cyane kuko yareraga abana. Bivuga ko yarereraga igihugu ndetse akarera n'abana be agashyiramo n'ab'igihugu. Ibi rero bigatuma abaturage bamukunda ndetse bakamubona nk'umuntu mwiza, cyane ko mu gushyingurwa kwe bavuze ko igihugu gihombye umugira neza, igihugu gihombye umuntu mwiza. Nyuma y'uko polisi irashe rero uyu umuturage umugizi wa nabi uyu murozi yahise ajyanwa kwa muganga n'umugore we, ubu bari gukurikiranwa. Aha abaturage bahita basaba leta kubahiriza cyangwa se gushyiraho itegeko rihana umurozi, dore ko ubusanzwe iri tegeko ritabaho. Abaturage bagize bati abantu bazajya bapfa uruhongohongo kuko nta tegeko rihana abarozi. Basaba leta ko ishobora gushyiraho itegeko rihana umurozi ndetse rikamuhana cyane mu gihe abihamijwe nk'uku nguku. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mukura yasabye abaturage kwirinda kwihorera nubwo baba bafite ukuri nk'uku nguku byabaye babitewe n'agahinda. Ababwira ko bishobora kubashora mu nkiko bagahanwa nubwo baba bari mu kuri. Abasaba ko igihe habonetse ikibazo nk'iki bagomba kugana inzego zibishinzwe zigakemura iki kibazo kuruta kwihorera. Kugeza ubu intara y'aha ngaha ikaba iri gukurikirana imihango yose y'urupfu rw'uyu mubyeyi, ndetse abanyamakuru n'abafashe inkuru bose bakaba ari abakozi baturutse ku ntara. Reka dusabire nyakwigendera kuruhukira mu mahoro kandi Imana izamwibukire ku mirimo yakoze akiri mu isi, ariko tunabwira n'abarokore ADEPR kujya basenga bagashyiramo gushishoza kuko bari gusengana n'ibyishi batabizi. Cyawu rero umuringaniye turabakunda cyane, ibuka gukora subscribe na like share kugira ngo inkuru zacu zijye zigera ahantu hatandukanye. Turabakunda. Mbibutsa ko gukora subscribe nta kintu na kimwe bishobora gutwara telefone yawe, ni ukukanda rimwe ukigendera ubundi ukabura dushyigikiye. Nta ngaruka bigira kuri telefone yawe, ntibiyuzuza, ntibiyibuza gukora cyangwa se kugira izindi operation cyangwa ikindi kintu wakorera kuri telefone yawe. Ni ukuri wowe muntu mwiza urebye iyi video, ihangana ukore subscribe.